nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburasirazuba, nyakubahwa abadepite, abayobozi b'inzego z'umutekano, umuyobozi w'akarere ka Kayonza n'abo mukorana, abahagarariye amadini n'amatorero, Perezida Ibuka ku rwego rw'akarere, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, mufite abanyu baruhukiye muri urwibutso rwa Mukarange, abaturage ba Mukarange n'abatabaye banje kubasuhuza kandi bihanganisha muri ibi bihe bikomeye birimo twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ndamanza kubashimira mwese mwitabiye uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Mukarange. Kwibuka Abatutsi bazize Jenoside ni igikorwa tuzahora dukora mu rwego rwo kuzirikana no guha agaciro abacu bazize akarengane bakazira uko bavutse kandi batarabigizemo uruhare. Uyu munsi nk'uko uhagarariye Ibuka amaze kubivuga, uru rwibutso rurimo abasaga 26,000 bishwe bazira gusa uko bavutse kandi nta kindi cyaha baziraga. Birababaje rero kuba abagomba kubarinda ari bo babishe. Iki ni ikimwaro gikomeye ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere, iya kabiri yaba iya Habyarimana ndetse na Kayibanda ndetse n'ingabo bakoranaga, kuko umugambi wa mbere wa leta ni ukurinda abaturage, ariko abangaba kubarinda barabishe. Ayo rero ababishwe ni amaboko y'u Rwanda twavukijwe kandi twagombaga kuba uyu munsi dukoresha kugira ngo twubake igihugu cyacu, ariko birababaje kuba aya maboko twayabujijwe n'abayobozi, abasirikari, abajandarume bafashijwe ndetse n'interahamwe bakabatsemba. Uyu munsi kandi turashyingura mu cyubahiro imibiri ibiri nk'uko bamaze kubivuga. Iyo wagize imibiri iboneka biruhura umutima, kuko kwibuka bitanga ubuzima, ariko cyane cyane iyo umuntu ashoboye gushyingura uwe kabaze aho ari biramuruhura cyane. Ni byiza rero nk'uko uhagarariye Ibuka amaze kubivuga, nibura abazi aho agira ubutwari bwo kwigaragaza kugira ngo dufashe abarokotse Jenoside, kugira ngo nibura nabo baruhuke bamenye aho ababo baruhukiye. Ndashimira cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kubw'imbabazi badahwema gutanga. Biraruhije cyane guha imbabazi umuntu wakwiciye, ariko byarashobotse nk'ubudasa bw'Abanyarwanda. Nje ubwanjye ndabashimira kandi nkabasaba gukomera, kuko n'ubundi ikibi ntago wagisimbuza nanone ikibi. Ngenda bibashimira, ariko nongere nshishikarize abo ngabo babishe kugira ngo bagire courage yo kugaragaza aho abo ngabo bishwe bajugunywe. Kuba hakiri ibihumbi bigera mu 10 bitarashyingurwa nabyo biracyari ikibazo muri aka karere ka Kayonza. Ndashimira cyane leta y'ubumwe iyobowe na nyakubahwa Paul Kagame ku miyoborere myiza ndetse n'icyerekezo cyiza iduha cyo kuba umwe, kwirinda icyo ari cyo cyose cyakongera kudutanya, ndetse twese hamwe bakaba badushakira uburenganzira bumwe, ndetse bakaduha n'amahirwe angana mu gihugu cyacu, ndetse bakaduha n'icyerekezo cyo kuba umwe, kubazwa ibyo dukora no gutekereza byagutse. Nashimye cyane ubuhamya bwa Garikani kandi ubutumwa yatanze numva bwumvikana. Ndagira ngo ushimire cyane ubudaheranwa
bwawe ndetse naho muri kumwe, kuba waravukijwe amashuri bikagira naho bubaka ishuri rikaba ryigwamo n'abanyarwanda bose. Ndagira ngo mbigushimire, kandi n'abandi bose bakomere, tugire ubutwari nk'ubwo ngubwo bwa Gallican. Ikindi ndashima ingabo zari za RPA Inkotanyi, kandi bigaragara koko imbaraga bashizemo kugira ngo barakore abanyarwanda. Iki ni igihango gikomeye cyane, igihango tutazatatira, kandi numva yuko umunyarwanda wese uri aha ngaha ndetse n'utari aha ngaha azakomeza kuzirikana, kuko uruhare rwazo mu kongera kubaka igihugu kizira amacakubiri ntituzatezuka kubashimira. Icyo nakwibutsa nuko iyo ndebye urubyiruko rwicaye hariya nabyo bimpa icyizere cy'ejo hazaza, ariko nkasaba yuko urubyiruko ruri aha ngaha rwakumva amateka y'igihugu cyacu, rukayafata nk'amateka kandi twemera, aho kugira ngo dukurikire amateka yo kuri za YouTube cyangwa TikTok, ahubwo tukegera aba Gallican ndetse n'inzu y'amateka tukamenya ibyabaye mu Rwanda. Ibi ngibi nibyo biduha gukomera, kandi tukamenya yuko nta wundi murage dufite uretse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nongera gushima cyane ingabo zari za RPA, ubuziri za RDF, ibikorwa byiza bakora kugira ngo nibura bakomeze kugarura umutekano mu gihugu ndetse no kubaka imiyoborere myiza ndetse n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Mutekereze iyo tutagira jenoside, uko tuba twicaye aha ngaha, tuba twicaye twishimye, tuba twicaye dutekereza guteza imbere igihugu cyacu, ariko turatekereza amateka ashariye twanyuzemo. Rero ingabo turabashimira kuba courage mufite yo kuba nyuma y'ibyo byose muza no kudufasha mu kubakira abaturage bacu abacitse ku icumu, ndetse mukarengaho n'abana bakomotse kubahigaga abandi abakoze jenoside, nabo bose tukabafatira hamwe tukabubakira kugira ngo tubashakire imibereho myiza. Ibyo ndabibashimira kandi nzahora mbibashimira. Ariko kandi nyuma y'imyaka 30 jenoside ihagaritswe, turacyabona ingengabitekerezo ya jenoside ikwirakwiza mu karere k'ibiyaga bigari, mu mahanga, ndetse n'ibikorwa bibi by'ingengabitekerezo bikomeje kugaragara mu baturage bacu hirya no hino mu gihugu, abavuga amagambo asesereza abacitse ku icumu rya jenoside n'abangiza imitungo yabo. Turasaba abakiziritse ku mateka y'amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside bakwiza mu karere kacu kwihagarika bwangu, bagaharanira u Rwanda rwubatse neza, u Rwanda ruzira jenoside, ruzira amacakubiri, ruzira imvugo y'abagosora ndetse na bagenzi babo, imvugo zihagarika ubuhezanguni ndetse n'ibindi bikorwa byose byatuganisha ahabi twavuye. Turifuza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa mu banyarwanda, twese tukangukire kumenya amateka yacu kandi duharanire kugira ngo nibura tuzagere aheza twifuza. Banyakoha muterani hano, ndagira ngo nongere ngaruke ku rubyiruko. Bana bacu, u Rwanda turimo twubaka ni urwanyu, ni mwebwe bayobozi b'ubu n'ejo, ni mwebwe mugomba gukomeza uwo murage wo kubaka igihugu kizira amacakubiri y'ingengabitekerezo yayo. Turasaba kwigira ku mateka yacu, mugaharanira kubaka ubumwe, gukunda igihugu, kukitangira no kukirinda mu buryo bwose nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abitwibutsa. Nta yandi mahitamo dufite uretse kurwanirira
ubuzima bwacu. Mukunde ubuzima bwanyu n'ubw'abandi, mu burengere, muhangane n'abashaka kugoreka amateka yacu, bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Kandi ndasaba urubyiruko by'umwihariko kumenya gukoresha neza imbuga nkoranyambaga mugaharanira ishema ry'igihugu cyacu. Dufite amazu y'isomero meza, dufite imbuga nkoranyambaga nziza ziriho amakuru arambuye y'igihugu cyacu. Turifuza yuko mutakomeza gukurikirana imbuga nkoranyambaga za social media z'abahezanguni, abicanyi ndetse n'abakoloni, kuko bigoreka amateka yacu. Mu gutangiza iki cyumweru cyo kwibuka, twibuke neza amagambo umukuru w'igihugu yatubwiye. Ndabivuga muri aya magambo: sinasaba umuntu kubaho, tuzahangana, nintsindwa ntsindwe. Ariko hari amahirwe ko iyo uhagurutse ugahangana uzabaho kandi ubeho ubuzima bwiyubashye ukwiye. Aya ni amagambo y'umukuru w'igihugu. Ndifuza ko kuri uyu munsi twakongera kuyazirikana, kuko aduha icyizere cyo kubaho ndetse akanadusaba guhangana kugira ngo tubeho mu buzima twifuza. Tubiharanire rero twese nk'Abanyarwanda, duhangane n'abadutobeye amateka ko batugira agatebo, ahubwo duharanire kwigira kandi dukomere ku gaciro n'ubudasa bwacu. Banyakubahwa muteraniye hano, nsoza, mwese mwaje kwibuka abanyu bazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bashyinguye muri urwibutso rwa Mukarange. Turizeza ko leta y'ubumwe izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'Abanyarwanda bose muri rusange bikomeze kwihutishwa kandi rigere kuri bose ntawe usigaye inyuma. Nkaba nongeye kubashimira kandi mbasaba gukomeza kubumbatira ubumwe bwacu, zo mbaraga zo kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.